Mwabana mwe burya koko ngo isi igeze ku musozo, ibaze gushaka umukobwa ukamurambagiza ndetse ukanamukwa, noneho akugira mukundane mubane mushinge urugo kandi aricyo wamushakiye, akajya guca inyuma kuri sebukwe, akaguca inyuma kuri papa wawe. Uwo mukobwa aramuhaye amafaranga buri kimwe yifuza, ariko bikarangira agiye aguca inyuma ku mubyeyi wawe w'umugabo. Bana nanjye muri iyi nkuru nkubwire ukuntu byose byagenze. Kora subscribe nuko dukomeze. Uyu mukobwa witwa SP yashakanye n'uwo muhungu bita Damascene, ubwo babana mu buryo nyine mu buryo twavuga ko butemewe, kuko nyine babanye batarasezeranye. Ariko muri uko kubana kwabo, ubwo uyu mukobwa akajya avuga mu nshuti ze ko akundana, ko abana n'uyu muhungu mu by'ukuri ariko utamukunda, ahubwo ari gushaka adresse ndetse ari gushaka kuba afite aho abarizwa. Mu by'ukuri ariko yabuze ahantu ajya, ariko abonye ahantu ajya yakwigendera akadakunda uyu muhungu habe na gato, ko rwose ngo uyu muhungu rwose ngo niyo basomanye ngo umukobwa rwose ngo afite iseseme, niko abwiraga izindi nshuti ze. Ubwo uyu mukobwa nyine bidatinze uyu muhungu yaje kumwereka umuryango, ndetse bavuga ko bagomba kwirega umuryango w'umukobwa, uyu muryango w'umuhungu ukajya kwirega iwabo w'umukobwa, ndetse bagatanga inkwano, ndetse bakanakwa bagakoresha ubukwe, dore ko bari bamaze kubona amafaranga yose yatuma nyine icyo gikorwa kiba. Ariko nyine uyu mukobwa yakomeje kubana n'uyu muhungu amubesha, kandi azi ko atamwishimiye, ariko yemera gufata izi nkwano ndetse yemera kubana nawe. Bidatinze uyu mukobwa yahise yandikira uyu papa w'uyu muhungu, kuko yari amaze kubona nimero ze, kuko kuri invitation bari banditseho amazina y'ababyeyi ndetse na nimero bashizeho zari zo iwabo w'uyu muhungu. Uyu mukobwa rero akimara kubona izi nimero z'umubyeyi w'umuhungu bazashakana ari we sebukwe, yahise amuhamagara yifuza ko bahura ndetse ko baganira ngo ku bintu by'imishinga ngo y'ubukwe, bakaganira ko ngo hari byinshi batapanze bashobora kugupanga bijyanye n'ukuntu nyine amasare y'ubukwe n'ibintu n'amamodoka bazakoresha, uko uyu mugabo agomba ngo guhura nawe nyine kuri hoteli bakabipanga, ngo ndetse ni surprise, ngo ntabwo nyine ngo uyu mugabo agomba kuzana na sheri w'uyu mukobwa, uyu mugabo nyine ari we sebukwe, ngo ntabwo agomba kuzana n'umuhungu we kugira babitegure nyine. Ubwo niko ngo papa w'uyu mukobwa ngo ubwo yemeye gusanga uyu mukobwa kuri hoteli, noneho bagapanga ibijyanye n'ubukwe nyine, bakareba ukuntu bimeze, ndetse ngo yamubeshe ko yabonye umushoramari ugomba kubaha imodoka z'ubuntu ngo zizakoreshwa mu bukwe, ko nyine uyu mugabo agomba kuza ngo vuba na bwangu nyine, ngo bakareba ukuntu babipanga, ndetse umushoramari bakamusinyira bakabemera kuba imodoka bazakoresha mu bukwe bwabo, ndetse ni surprise, ngo ntabwo agomba kubibwira uyu muhungu, ni surprise ashaka ngo kumukorera nyine. Ubwo nyine uyu mupapa yarahagurutse arambara, azi ko ari surprise agiye gukorera umwana we nyine, ubwo ngo mu bukwe nkazabone amamodoka mashya nyine ngo y'ubuntu. Ubwo aragenda ahura n'uyu mukobwa, uyu mukobwa noneho atangira kumuha ibyo kunywa byinshi, amubwira nyine ngo bagomba kuganirira ngo ku gasembuye nyine, ngo ari gupanga ibyo bintu byabo, ngo bakaganira ku gasembuye. Ubwo uyu mugabo nyine kuko yari asanzwe anywa inzoga, n'ubundi yarafashe aranywa nk'ibisanzwe, amaze kunywa noneho ubwo ahita asinzira. Uyu mukobwa ahita amujyana muri chambre, mu cyumba cya hoteli bari bakodesheje. Ubwo uyu mukobwa akoresha sebukwe amahano, mu by'ukuri umuntu yabyita amahano yamukoresheje. Ubwo nyine uyu sebukwe yarabyutse, abyuka yambara vuba vuba, abaza uyu mukobwa impamvu yakoze ibi, ndetse uyu mukobwa amubwira ko akunda sebukwe cyane kurusha uko akunda umuhungu we. Akajya amubwira ati rwose umuhungu wawe nabuze uko ngira, niho nikundira cyane, ahubwo yarakoze kuba naramenyanye nawe, byamfashije, byatumye menya umuntu nkunda, kuko umuntu nkunda ni wowe. Rero nifuza ko ari wowe twabana, ukareka uriya mugore wawe n'uwo muhungu wawe ukabyihorera ukibanira nanjye, urabona ko ngiye nyiri muto. Ubwo nyine uyu mugabo aranga, ndetse akajya abwira umukobwa ati wa mwana we, kuki ukiri muto, kuki ushaka kwica ubuzima bwawe, kuki abana b'iki gihe mwahindutse mwajya musenga mukava mu mico murimo mukareka ibiyobyabwenge, ko ibi bintu nta hantu bizakugeza. Ubwo uyu mukobwa ukuntu udaje kuba bigenda nyine, yumvikanye n'uyu musaza ko nyine atagomba kongera gukora ibyo bintu, ndetse ko we n'uyu mwana
ko we n'umuhungu bakunda nyine ubwo ari we mwana w'uwo musaza nyine, ubwo bumvikanye ko uyu mukobwa atagomba kubwira uwo mwana we nyine ibyabaye, ko atagomba kubwira uwo mwana ko yakoranye ibyo bintu na sebukwe nyine. Uwo mupapa nyine ahita yemeza no gusiba izo nimero z'uwo mukobwa, ndetse ahita amubwiza ukuri nyine, amubwiza ukuri avuga ko ibyo yakoze atari byo, ndetse ko ashobora no kumujyana mu nkiko, kari uko nyine yaba yisebeje mu muryango, ndetse kari uko nyine byamushwanishanya n'umwana we w'umuhungu, abona ko adakwiye kubikora ahubwo abigira ibanga. Ariko uyu mukobwa akunda kumwohereza amamesaje cyane y'urukundo, agakunda no kumuhamagara cyane, ariko uyu mugabo agasiba ayo mamesaje, ndetse dore ko hari igihe byageze ubwo uyu mugabo nyine ahita akuraho telefone burundu, akajya akora akazi na telefone afite, kugira ngo uyu mukobwa atazamwicira urugo nyine, atazazana imvurunganya mu rugo. Igihe kiragira nyine uwo mukobwa wabana n'uwo muhungu bakora ubukwe ndetse barasezerana, ariko nyine uyu mukobwa n'uyu muhungu mu by'ukuri umuhungu yakundaga umukobwa, ariko nyine uyu mukobwa akabana n'uwo muhungu atamwishimiye, ahubwo yikundira sebukwe nyine. Ngo akajya akunda kubwira umuhungu cyane ngo mwumbuye, ngo akajya nyine ngo hari n'ukuntu ngo habaga isabukuru y'umugabo nyine ari we sebukwe, akajya akunda kumugurira amakoti, akamugurira amaparufe, ndetse akamugura ibintu byinshi bihenze, ariko nyine uyu umugabo we akabona we ntabwo amwitaho, akabona ahubwo yita kuri sebukwe cyane, akamubwira se kuki ndi umugabo wawe, kuki nyine nta kintu umfasha, kuki nta kintu nkorera nyine, ahubwo njya mbona ukunda guha amakoti papa ahenze y'ibihumbi 200, ukamugura amaparufe y'ibihumbi 80, kubera iki? Akajya ambwira nyine ngo ko papa we ari umusaza, ndetse ko nta kintu ashoboye kwikorera, niyo mpamvu ngakunda kumuha ibyo bintu byose, ngo ahubwo ni impamvu atabigurira sheri we, ngo nuko nyine ngo sheri we ngafite nyine ngo ubushobozi bwo kubyigurira nyine. Ubwo uyu muhungu barabanye babana amezi agera muri 3, ubwo uyu muhungu ahita avumbura yuko uyu mukobwa yagiye yandikirana na papa we. Ubwo abavumbuye nyine papa we ahamagara papa we amubaza kuri mesaje abonye z'uyu mukobwa, ari kohereza papa we imitima nyine, amubaza ukuntu nyine umugore we agomba kohereza nyine papa we imitima nyine. Umwe akavuga se papa, kuki umugore wanjye nabonye kohereza imitima n'amamesaje menshi y'urukundo, nimero nibeshe cyangwa niyawe? Papa we nyine birangira yemeye, abwira uyu muhungu byose arabimusobanurira, ndetse abwira uyu muhungu ibyabaye byose no muri iyo hoteli, amubwira ko uyu mukobwa yamufashe ku ngufu, ndetse amubwira ko uyu mukobwa ajya agenda yigamba avuga ahantu hose katamukunda, ndetse ko n'umwana atwite agenda avuga ko atari uwe. Bwine uyu mugabo ese atandukana n'uyu mukobwa, amaze gutandukana n'uyu mukobwa nta kindi cyaje kuba kiba, yasabye divorce, baratandukana. Ubwo umukobwa aragenda agabana imitungo ye yose, ayigabana n'uyu mugabo, ndetse ahita agenda arogesha uyu muryango wose, awitura kuwurogesha, kandi ariho yakuye imitungo yose. Amaze kwitura kuwurogesha nyine, ubwo uyu muhungu ngo yavuye mu kazi, kuko ako kazi yabagamo ngo yabaga ameze nk'umuntu uri kubonekerwa, akabona ibintu bitariho, ndetse akabona umukobwa yagize inzoka, akaza kumutera ubwoba, akamubwira ko agomba kuva mu kazi, mu gihe yamutandukanyije n'urukundo rwe, kuko we yakundaga sebukwe ngo adakunda uwo muhungu. Ubwo nyine yaramubwiraga ngo nta mahoro uzabona kuri iyi si nyiriho, agakunda kumutera cyane. Ubwo ukuntu byaje kuba bigenda nyine, uwo muhungu ndetse na se bagerageje kwirogora, bagerageza kwirogora ibihugu byose barabizengurutse, birangira birogoye, ariko uyu mukobwa nawe kari kagiye gushoboka, kuko aho birogoreye nawe ngo yagiye ngo yakundanye ngo n'umugabo w'umusirikare. Ubwo uyu mugabo w'umusirikare akundana nawe, ndetse aramurarura cyane. Bamaze gukundana, ubwo uwo mugore baciye inyuma nyine abimenye, nawe arogesha uyu mukobwa, nuko uyu mukobwa birangira ahidutse imbwa mu buryo bwo gukunda abagabo cyane, ndetse mu buryo bwo kujya mu bagabo cyane, akaba indashima, najye mu bagabo, ntashakane n'umugabo umwe ngo birangire, ahubwo akajya yumva yasenya ingo z'abandi, akazisenya ku murongo, nta rugo na rumwe asigaje. Ubwo ikintu cyaje kuba gikurikiraho nuko nyine urwo rugo yagiyemo
rw'uwo musudani w'umusirikare wo muri Sudani yagiye gukundana nawe ndetse ngo bakabana, akajya yanga kurihira umuryango, akawurihira nyine ibyo ubwishingizi bwo kwivuza ndetse ngo arihire n'abana amashuri. Ubwo uyu mugore w'umusudani nyine ahitamo kurogesha iyo ndaya yari yaramujyanye umugabo. Ubwo birangira uyu mukobwa ahindutse imbwa, birangira azanye umutwe w'imbwa, igihimba kiba icy'abantu ariko azana umutwe w'imbwa. Ubwo birangira nyine abaye imbwa, nubwo yaje kwirogoza nyine ariko ake nyine uri kumva bari bamumenye, kuko muri ako gace k'iwabo nta muntu wari ukimuvugisha, ndetse kubera ibyo bintu byose yari afite agahinduka imbwa, akagira igisebo kimeze utyo, ngo byarangiye asaze, amera nk'usaze, agira uburwayi bwo mu mutwe, akajya ibintu byivanga, ibintu byose rero akwiye ku bagabo byose biragenda birashira birayoyoka. Ubu nyine asigara ku muhanda ari umuntu usabiriza, wa mukobwa ufite ikimero, wa mukobwa watwaraga abagabo b'abandi kubera kudashima kwe ngo abane n'umuntu umwe, birangira ari umusazi ku muhanda, ahora asabiriza, ahora arya ibyaguye hasi, ahora arya ibyamenwe na babandi yigiraga nk'umuntu ukomeye, ahora asabiriza ndetse ahora yambara imyenda ya babandi bajugunye, abandi yahoraga aseka ko ari babi, si babandi yari yarajyaniye abagore. Bana nanjye mu zindi nkuru z'ubutaha ngenda mbagezaho zibera hirya no hino zitangaje. Kora subscribe kugira ngo wiyandikishe ujye ubasha kubona ibiganiro ncishaho buri gihe.